Bahaye ikaze abakurikiye ukuri kutavuzwe. Uyu munsi ngiye kubaha inkuru nziza cyane mwigeze mubwirwa ikintu cyitwa gukira, gukora ku mafaranga, ariko amafaranga n'abawe bazarya ugasaza neza cyane. Atari ukuvuga ngo ni ya mafaranga uvuga ngo ubona kwera icyizere, ya yandi ya mana mfasha. Yitwa Peacemaker Panditi cyangwa Punditi, hari abavuga pundi, hari abavuga pandi, uko babivuga kose. Ariko rero gihe cyo ngiye kuba tuganiraho, turaza no kureba ku bintu biri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. By'umwihariko ni umunyarwandakazi witwa Gogo, baramumenye ariko nabonye havutse za rwasira ngo noneho cyane igomba gusubizwa umuryango, ngo habuze amafaranga yo kumuvana muri Uganda, yamaze kuba yagera mu Rwanda, habaye abantu baritanze. Ariko ukibaza, umuntu arakora ibiterane muri Uganda, abagande n'abanyarwanda baba hariya n'abanyarwandakazi ko bari mu bantu bagira urukundo, hakabura amafaranga yo kumuvana umubiri uva Uganda uza mu Rwanda gute kandi yari ari mu kazi. Leta mbereka uruhare rw'abantu bitwa aba managers b'abantu mubona ku mbuga nkoranyambaga. Buriya kenshi nubona umuntu amenyekanye, ugahita ubona umuntu ahise yipanga akazi ngo niwe ngo telefone ngo bahamagara, ngo sinzi ngo niwe ngo uvugishwa kugira ngo uwo muntu ngakore ikiganiro ngo ajye mu kazi. Burya keretse abo mwivuga butumwa, ariko abandi mu buzima busanzwe hari igihe batahira inzoga gusa, ku buryo ushobora no kugenda ugasanga mu rugo nta rukweto nta n'ishati agira. Urugero nka Nzovu ni icyamamare, akora ibiganiro kandi aba yishyuwe, ariko biratangaje kuba nta telefone ya gatushe yabona. Biratangaje kuba ataba mu nzu irimo nk'agasima nziza, nyine kuba hantu h'umuntu biteye agahinda bisanzwe, kandi abantu bafite amafaranga abashimisha. Ariko turabijyaho kuko njye ngomba kuba nababwira ukuri mutigeze mwumva. Ariko kuri iyi nshuro ndahera ku kintu cyitwa amafaranga, kuko sosiyete nyarwanda abantu bari kugenda barusha kuba benshi bize, ibyo bize bakaba badashobora kuba byabatunga. Ni nk'uko umuntu ashobora kurya ibiryo ntimugire akamaro mu mubiri, ukarya isahane yuzuye ibiryo, igifu kikaba cyabyimbye nk'icy'inka bahaye ubwatsi bwuzuye umufuka, ariko umubiri ukagenda ugafata akantu k'akayiko, ka kayiko bahesha umwana umuti. Ako kantu kakaba ari k'umubiri uvanamo mu byitwa nutrients cyangwa se renitrima, intungamubiri. Ukibaza umuntu kuki yari isahane yuzuye ariko umubiri ukeneye akantu gato cyane gato kugira ngo ubusasiteninge. N'ubumenyi dufite, twize ibitabo, twize amashuri menshi, ariko mu mutwe kuderivaringa dushobora kuderivaringa akantu kangana n'urwara rw'umuntu, kandi twarize amakayi y'ibitabo, amashuri ngo ayabanza, ngo ayisumbuye, ngo aya kaminuza, ngo amahugurwa. Ahangaha niho mpita nkubwira ngo niho ruzingiye, by the way, kubera yuko ntago ari ibanga, ntago abantu bari successful muri ubuzima turimo ari abantu bari gukora ibintu bize imyaka 20 cyangwa se imyaka 100. Ni abantu bagize umugisha gusa wo kurunguruka mu cyumba cy'amahirwe n'ubumenyi, bakabyihambiraho bikaba ibyabo. Ariyo mpamvu Clear Trust Consulting ikubwira ngo mu mezi 3 gusa ushobora kuba umwe mu bantu babayeho neza mu mateka yawe, ugacaka ubukene bw'iwanyu ukikenura biciye muri Clear Trust Consulting. Ibindi kubabwira ntabwo ari uko ari byayo njya kuvuga ngo nta n'ikintu na kimwe by the way nigeze mbabwira, ngewe ntigeze nshyira mu bikorwa cyangwa se ntaberetse ukuri kwabyo, kuko nagiye mbaho nkubwira ngo ngwino wige gutwara imodoka, nkahita mbikwereka ndi kubikora, nkakwereka perime yabyo. Ku isi gutwara imodoka ni nk'uko bavuga ngo uranywa amazi, ukeneye kumuvinga uvanamo ujya ahandi ugomba kwitwara. N'ubumenyi ni basic need skills, ni fundamental skills, ni ubumenyi bw'ibanze umuntu akeneye. Umuntu muzima utari maladroit cyangwa se utari idiot, hari ibintu by'ibanze agomba kubamenya nyine. Kubumenyi bushobora kugutunga hands on skills, kubuzi gutwara imodoka, kuba ufite communication skills,
hari ibi noneho kuba ubungiye kwinjiza muri financial skills, ariko noneho bigutegura kurira indege, kuko mwari mwaragiye kera kusa mwibaza ngo iwacu nta muntu n'umwe wabaye uri indege, nje nzapfa nturi indege. Iwacu nta muntu wabaye hubatse inzu nziza, nta muntu wabaye watembereye ahantu heza, nta muntu wabayeho mu buzima ushaka kubona ukuntu ko ufite icyerekezo. Twabayeho mu buzima bwa murongo wo muri yo buvuga ngo ubuzima bwacu bushingira ku cyizere igacecekesha inkozi z'ibibi. Yo bugatanu murongo wa 3. Ntabwo nanone nifuza ko abantu babaho batazi ko ejo buzaki. Wigeze ku bwawe urota ko ushobora kuzaba mu bihugu bikize cyane ariko utari warabwiwe, bitamamajwe? Kubera yuko ni gake cyane uzasanga umuntu ufite amafaranga yiyamamaza, ahubwo uzasanga umuntu uri kujya mu nzira yo gushaka amafaranga yiyamamaza. Ariko se abantu batekereza iki iyo bakubwiye ngo igihugu kirakize, iyo bakubwiye ngo umuntu yakora amafaranga agakira, wowe utekereza iki iyo umuntu akubwiye gutyo nyine? Mu mutwe wawe se iyo hajemo kuvuga ngo wahugurwa amezi 3 ukurira indege ukajya gushyira mu bikorwa ya mahugurwa, wa mutwe wawe hari open minded, ugatangira gukirigita ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 na 500 by'amayero cyangwa se 6,000 by'amayero. Nabyo ndaza kubabwira details zabyo, ariko nanakubaza nyine ku giti cyawe utekereza gute kuba wafata amezi 3 ukihugura ubuzima bwawe bugahinduka? Nta siyansi irimo, nta mibare irimo, menshi muri mwe mutinya imibare, ariko uri umuryango ufite abana barangije amashuri yisumbuye b'abahanga, barangije kaminuza. Ni ngombwa ko abana bawe uhora ureba kuri za website z'akazi kubwira ngo ikigo iki n'iki, ngo aba accountant 2, ngo ba registre 2, ngo aba secretary 2, ngo sinzi ngo aba consultant 2, ubwo mukajya kudepoza. Noneho ngo wabaye shortlisted, noneho mukajya mukizamu mukicara muri sale. Noneho leta y'u Rwanda ni imfura cyane n'ababyeyi, bubatse ahantu habera ibizamini. Merutse kujya mu karere ka Muhanga, banyereka ikigo kiberamo ibizamini cyubatse mu mudugudu, cyubatse ahantu wagira ngo ni nk'ikigo cya gisirikare cyangwa se n'uruganda rukora wenda nka kawunga. Barakwereka impamyi n'uburyo igihugu gitekereza abanyagihugu bacyo. Nyamara amahirwe mazima ntago uzabona ahantu hubatse ibintu bikubwira ngo aha bahakora ibizamini. Oya, uzumva gusa, uzareba gusa ukuri kutavuzwe, ukane subscribe, ushyireho comment, ushyireho igitekerezo cyawe, bakubwire ngo amezi 3. Kuko rimwe na rimwe nzanazana kuri no kamera abantu bihuguriye muri Clear Trust Consulting CTC, noneho tukorana ibiganiro babwira inzira banyuzemo. Hano mu kazi mu Rwanda, mu mabanki yose yo mu Rwanda bagiramo abakozi bashinzwe kureba icyitwa money laundering cyangwa se counter terrorism financing, cyangwa se kureba amafaranga ava mu bikorwa bitemewe no kuyakumira. Ibyo nta siyanse bisaba, ariko niyo mpamvu babwira ngo hari ibihugu bigoye ko umuntu yaba akirimo akakoreza amafaranga kuri telefone yawe, ahubwo bayashyira mu byo bita cryptocurrency cyangwa se amacoin. Urugero Nigeria, afite inshuti yanjye igeze kujya kureba Kendrick Lamar, arambwira ngo amatike nabonye uvuga ko uri gukorana n'abayagurisha, ariko se nakora iki ko mfite umushuti wanjye muri Nigeria. Umukobwa mwiza cyane, yarambiraga ngo ufite umugabo muri Nigeria ushaka kungura itike ngiye kureba Kendrick Lamar. Ndambwira ngo muhenimizanye amafaranga ngwereze itike ya VVIP. Arambwira ngo arakweza Coinbase. Nigeria barabizi ko iterabwoba, bafite mu ntara zabo ahantu intare twa za Kaduna haba mu mitwe yitwaza intwari ishimuta. Murabizi ko bajye bashimuta abanyeshuri, bagashimuta abaturage, bahora barasa, bafata ahantu ho gucukura mu petroli. Nigeria nyine mu bihugu ikizo cy'umutekano n'iterabwoba. Nyuma John Legend nawaje arambwira ati ndashaka ko nagura amatike ariko ndagwa Coinbase. Ntabwo agwa amafaranga gutya. Mu mabanki ramo abantu bari ngo punditi kuri konti yakiriye amafaranga miliyoni 20. Ni umunyamakuru, ni umu social media influencer, ni umu content creator. Muvuma z'amafaranga ye ziragaragara. Aya mafaranga aje agiye he? Ahita guhamagara ugiye kuyabikuza. Bitese ni sawa, tuhavugana yego. Aya mafaranga savuye
ni umufrendi wanjye witwa Janvier uba Luxembourg warunyohereje ngiye kugura ikibanza. Okay, Janvier bakamukontakita. Janvier bitese isawa ukora iki? Mba muri financing system cyangwa se financial sector hano muri Luxembourg. Bakareba historique y'amafaranga bagasanga afite amafaranga ni pusi dasimbuka. Bakavuga ati puniti, bakareba historique bagasanga ndo umuntu wo kwizerwa. Okay, genda ujye kugura ikibanza. Noneho uyu muntu wahuguwe muri ibi bintu, iyo basanze amafaranga avuye ku muntu w'ikihe budafite historique izwi, nanjye bagasanga mba muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, igihe ndaho bari kumbaza kuri gishe cyangwa muri office mu mabanki murabizi ko bagiramo biro umuntu ajya gusobanura ibintu ngo kwa manager ngo operation. Iyo ndimo ndajijinganya kuko iyo yuguye no mahugurwa ubuzi kwentroja to ask someone yacanganyikirwa yasubiza ibintu ahuzaguritse, ahita abafitanye na nimero z'inzego z'imitekano ahita contact ribu kambwira ati hano hari umuntu twaketse ko amafaranga yakiriye nayo kujya gufasha bitero byo muri Nyungwe muri za Rubavu. Ribu mu Rwanda se hari ahantu hataba ribu, itayatse imodoka bahita baza. Noneho wa muntu agahita ngenza gake, reka tukomeze turebe, baza n'amapingu twagenda nego ujya kumva umuntu arafunzwe kubera ko yakira amafaranga y'iterabwoba. Ubwo rero ndagira ngo tujye tuganira nk'abantu ariko bafite ubwenge, tujye tuva wenda mu nkuru z'abo bantu byo bangowe ngo umuntu ngo yapfuye ngo wabuze amafaranga yo kumuzana, ngo noneho ngo cano ngo sinzi ngo bamukoresheje igihe kinini cyane biterana nta mbaraga. Ariko se iyo wenga igihugu kirakize wumva iki? Jya wumva Luxembourg. Ndaza tuganire impamvu eshatu tugiye kuba tuganira. Impamvu ya mbere no kurangira uburyo ayo mahugurwa agiye kujya atangwamo, inyungu zakuramo, ariko tunarebe hirya y'ibyo nimba z'umuntu udiriminga kuzaba ubuzima bwa class butari ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe ni handi umuntu usanga aribyo yifuza kurya. Hari mu bijyanye n'ubukungu icyo bita purchasing power parity, ni pouvoir d'achat mu Gifaransa cyangwa se mu Kiswahili uwezo wa kununua ama uwezo wa kununua kila kitu unachotaka. Mwisi burya ntago muri miliyari zirindwi twisi burya ntabwo harimo miliyari 3 zitushize kugura ibyo bashaka byose. Niyo mpamvu uzasanga nko mu Rwanda mu minsi mikuru inyama zihenda, harimo abantu barabitsa amafaranga amezi 12, noneho ugasanga agiye kugura ibiro 5 by'inyama. Noneho ko mwabaye benshi, inyama zo ntago ziyongereye, burya inka ntizituburwa, inkoko ziratuburwa, amafara atuburwa, ingurube ntizituburwa, ariko benshi bagura inyama z'inka, ihene ntizituburwa. Noneho ugasanga mwebwe mwabaye benshi. Hari icyo bita the law of demand and supply. The law of demand and supply ni igihe aba clients babaye benshi, noneho products zikaba nkeya. Nyine urumva pouvoir d'achat y'umunyarwanda niba ashobora kuba mu kwa 12 nibwo nzarya inyama, cyangwa kuri batisimu, cyangwa kuri kubukwe, ntago afite ubushobozi bwo kugura ibyo ashaka. Nyine ni urugero nari mbaye ruto cyane, ariko hari imiryango igurira abana imyenda kuko bagiye ku mashuri. Hariho n'imiryango igurira ishobora ngo turahaha ibyo kurya byiza ariko twasuwe. Urumva ntago tuba dufite pouvoir d'achat c'est purchasing power parity. Rero Luxembourg nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite purchasing power parity iri ya mbere ku isi. Ubu ngubu bageze, ubwo uraza kumbwira ku giti cyawe ufite ubushobozi bwo kugura ikintu wifuza mu buzima bwawe. Nibyo bareba ariko bakabisha mu buryo bw'amadolari, n'ubwo buryo babara. Nusanga ku bwawe iyo umuntu agusohokanye urya ibintu warotaga, ubu uri mu banyagihugu bakomeza kuba u Rwanda rusubira hasi mu bijyanye na purchasing power parity. Ariko nimba ushobora kujya aho ushaka kwisukagura ibyo ushaka, reba muri kuru y'abantu mugendana ni bange bafite ubwo bushobozi. Nusanga ari bakeya, umenya aho igihugu cyawe giri, nawe umenya aho wishyira. Ariko Luxembourg ifite GDP per capita y'ibihumbi 137 by'amadolari y'Amerika,
n'imisago y'amadolari 517. Nicyo gihugu cya mbere gifite umuturage winjiza amafaranga menshi mu isi, ari nayo mpamvu financial sector yaho iri hejuru ku isi, gusa ntikiyamamaza. Ariyo mpamvu umunyarwanda witwa Janvier akubwira ngo yego hari ibyo maze kugeraho, ariko reka mfashe bene wacu bagerageze gukora ku dufaranga, kuko buriya umuzungu ahantu akandagiye ahashingura ikirenge, hakandagira umuzungu mugenzi we. Niyo mpamvu uzasanga igihugu kirimo umushinwa abataha agataha n'abashinwa bagenzi, hari resitora yabo. N'abanyarwanda bageze spiti ivuga ngo nimba ndi Luxembourg hari amahirwe nahera kuri bene wacu, nimba ndi Singapore, nimba ndi muri Samoa, nimba ndi muri Canada, nashingura ikirenge mpasigamo umunyarwanda mugenzi wanjye akazashakana n'umunyarwanda agashingura ikirenge umwana wabo arimo. Nibwo buryo dushobora gufata isi mu myaka nka 50 iri imbere, ku buryo Paul Kagame perezida w'u Rwanda yazajya ajya muri Rwanda Day agasanga hari nka miliyoni bahuriye hamwe abanyarwanda baje kumwakira, none bakohereza amafaranga iwabo, ubukungu bw'igihugu kugenda buzamuka. Ko diaspora yaguka niko ubukungu bw'igihugu bugenda buzamuka, ni nako mugenda murushaho kugenda mukwira isi, kuko nta gihugu kibaho kigira kidafatikanije n'ikindi. Ndakumenyesha ko rero Luxembourg icyo gihugu gifite umuturage ufite amafaranga yinjiza menshi ku mugabane w'Uburayi. Nureba ugasanga nicyo gihugu gifite umuturage winjiza amafaranga menshi ku mugabane w'Uburayi, ni amayero 89 n'amayero 800. None amayero 89 n'amayero 800, amayero 89 n'amayero 800 mu manyarwanda ni angahe? Ni miliyoni 152. Reka ndebe umunyarwanda amafaranga hinjiza kugira ngo nkwereke impamvu. Niba ufite umufamiliye ufite umutwe wafungutse, si ngombwa diplome ya bavuga advanced level, A level. Iyo umuntu yamaze kuba ibintu ananahura nabyo biribagirana cyane. Muri high school babyita advanced level, none muri kaminuza ni bachelor. Niba ufite umuntu ufite ubufaranga wabona amayero 200, mubwira aya mahugurwa akamureba. Reka ndebe umunyarwanda amafaranga yinjiza, urebe twabonye miliyoni 145 ku mwaka. Umuturage wa Luxembourg niyo yinjiza, nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage bakize ku isi, cyakora kitiyamamaza. Kuko buriya nta muntu ufite amafaranga ukubwira ngo ngiye mfite amafaranga. Burya abantu muzabona bavuga ngo nabakire bakabivuga, either burya umuntu abarwaye indwara ya narcissism, cyangwa aravukiye mu muryango w'abantu barwara imvunja bakennye cyane, akabasha kubabona ari we muntu waciye karande. Burya abari kurata indwara yakiza, ayo ubundi umuntu w'umukire cyane ntago uzasanga kubwira ngo ngewe ngo ngenda akize. Ntago nkari ko Dangote wasanga kuvuga ko akize. Cyakora uzasanga umuntu ubaye mu nzu, yarabaga mu nzu yashitinya, avuga ngo aba mu nzu nziza, akabikwereka agafata amavideo. Papa wa Davido afite private jet 3. Nta video mwabona ari muri private jet. Fata umwana w'umujene ubuzima i Kigali bwari bwarariye akanagiye mu ndege, ahita kwereka ngo aha ni he. Nyine abari kurata ubukene ni nko kurata uburwayi. Actually nko fata umuntu wabaye hatarya ifi ajye kwirya nko kubirwa bya Samoa, cyangwa ajye nko kubirya Dubai, arafata video kuva ifi bari kuyoza kugeza no mu gifu burya bishoye yakwereka ko yagezemo. Ariko urumva ntabwo umwana wa Bill Gates yafuta ari kurya ifi, munabyumva, kuko kurya ifi ahubwo we ariye nk'ibiryo bishyashya.
nk'umuhaye nk'ijuma n'ibishyimbo yabifotora nyine urumva mba nyirambumvishe ntabwo rero igihugu gise cyane gifite abaturage bayo neza cyakiyamamaza kuko mwagitera mukajyayo muri benshi noneho bakabaho ko habaho gusaranganya ubukungu kandi barashaka abantu bakomeza kubaho neza cyane. Umunyarwanda yinjiza amafaranga angahe ku mwaka? Yinjiza amafaranga angahe ku mwaka? Hehe, byarakemutse byose. Ni ukuvuga ngo amafaranga umunyarwanda yinjiza yageze ku 1000. Genda Rwanda uratengamaye, ndavuga u Rwanda, Rwanda nziza ngo byiduhetse, Rwanda nziza uri abagutuye Rwanda, genda Rwanda uratenga. Ibaze kuvuga ngo u Rwanda ruratengamaye. Ikigo cy'igihugu cy'irushamibare muri 2023 cyerekanye ko amafaranga umunyarwanda yinjiza ari miliyoni n'ibihumbi 300. Birateye agahinda. Muri Rigizamburu umuturage ku mwaka yinjiza miliyoni 152,76 n'amafaranga 300. Umunyarwanda yinjiza miliyoni ku mwaka, ariko abo nabo ni bake kuko mu Rwanda hari ingo zitarya 1000 ku munsi, 1000 cy'amanyarwanda. Hari barushamwe nigeze gusoma nkiba mu nkuru z'imibare aho uruhare urwo rwaryaga ibiceri 500 mu Rwanda. Ni CV ya 4. Reka rero tugende sasa muri aya mahugurwa kugira ngo mugerageze mukore ku mafaranga, hako mujye mwibuka ko utabishoboye wabwira mugenzi wakagutera inkunga ukajya muri aya mahugurwa. Ni professional trainings za Clear Trust Consulting. Yego zizatangira muri uku kwezi turi kukusoza at the end of September, nibwo intake izatangira. Zijyanye n'ibiki kugira ngo tugende nanjye nzazitabira, nge nanabereka ndi kuzikurikirana. Nzajya no muri graduation muri Rigizamburu mbibereke. Learn by doing niyo system ngiye nkoresha. Nge nimba ndi kwiga ikintu ndakikwereka, niba ndi kwiga ikintu ndakikwereka. Ni ikintu ntabasha sinakubwira ko kijyamo, ikintu ntumva sinakubwira ko kijyamo, kuko ni byiza ko tugomba kuba hari abantu tuzafasha ku buzima bwahinduka biciye mu buzima bwacu. Ngiye niyo ntego yanjye. Abumwe baye 2 baye 3 inzira nanyuzemo kabona birakunda nzayikujyanamo. Nimba naragiye gushaka perime nkayibona nzakurangira uwo mwarimu twa mwarimu Kerema. Niba naragiye kwiyogoshesha bakanyogosha neza nzakurangira Shaban Salon, nzakurangira Shaban. Niba nambara ngacyo nzakurangira Jiva Collections. Niba imyenda mibi sinzamukurangira, by the way banafite store online. Niba Rujama Phones yarampaye phone nziza cyane, phone ushobora kuvuga ngo phone ishobora gufata ibiganiro ikarusha kamera, ukavuga ngo niyo kwa Rujama Phones. Nzakubwira ngo jya kuri social media urebe Rujama Phones, genda gweze telefone. Ariko nago nzaza kubwira phone nta phone. Yewe n'umuntu uzaza kamira ngo afite imodoka habona ni nziza nkazigendamo nkabona ni nziza kuko urumva ubu tushoze bwo kuba nasuza imodoka ngo nakarinza cyane nzayikurangira. N'abandi bashaka kwamaza bose bazi. Rero aya mahugurwa na amezi 3. Kwiga amasaha 2 ku munsi guhera saa 1 kugeza saa 3 online. Nyuma ubwo nimba ari ugutangira mu mpera z'ukwa cyenda tuzarangiza mu kwa 12. Twiga theory na practice. Wishyure amayero 200 kuri theory n'amayero 200 kuri practice. Nta science mwe ndabizi mutinya imibare, nta mibare irimo hano. Noneho ariko kureba kujya muri banki
ukamenya ngo Peacemaker Panita account yagiyeho ibihumbi 50 by'idolari, ukamuhamagara ukamubaza aya mafaranga savuye agiye gukora ibiki, akadidimanga ugahita muri reporting. Ako kazi mwumva gasaba imibare cyangwa karasaba ururimi na hano hihuta. Rero amasomo bakubwira, kandi graduation izabera muri Luxembourg, naho nzabibereka, nzagiye nkore na content mbibereke twagraduatinze, nimba ntazaba amahugurwa. Urumva ngende umwe mu bantu bafata cyane ku isi, ngende yihuta mu gufata IQ yangira hejuru cyane. Noneho hari wiga anti money laundering, ukaniga counter terrorism financing. Na amatraining atuma umuntu abona akazi muri za banki n'ibindi bigo bitandukanye i Burayi. Warotaga kujya i Burayi, warotaga kujya muri Amerika, warotaga kujya muri Canada, ni wanyu imbere mu gihugu hano aka kazi karakoreshwa, karahari. Ni yihe banki uzi itagira umuntu ureba amafaranga yinjiye ngo bayakumire cyangwa se ayinjiye ngo afatirwe? Hariyo muzi se? Ariko nka Luxembourg nk'igihugu nababwiye, nabagiranyije nyine u Rwanda na Luxembourg, kandi dufite ambassade muri Luxembourg. Hano Luxembourg ifite ambassade yacu muri Luxembourg ni Mimosa Munyangaje. Murabizi ko yabaga siporo, umugore mwiza cyane wabaga siporo, ubu ni ambasaderi muri Luxembourg. Murumva igihugu u Rwanda rugiye kuba rwafunguramo ambasaderi, nuko u Rwanda murabizi ko rwihagararaho. Hari mari, hari diri bihari. Yes, ubwo urumva akazi Burayi wakabona, Luxembourg wakabona, ibihugu bitembe cyane wakabona, ni wanyu mu Rwanda wakabona. Nawe wanashinga company yo guhugura aba bantu, kuko iyo umaze guhugurwa graduation ibera muri Luxembourg muri kaminuza iri muri kaminuza za mbere mu isi, baguha certificate yemewe ku isi hose. Mwabantu abantu bari gukora amafaranga nabari mu bijyanye n'imari, none mu bihugu bitembe ntago buriya ari nkano hano usanga umuntu arinda banki atariye. Oya, mu bihugu bitembe ntago wakina n'amafaranga utayafite, ukina nawe yafite. Ntagari hari amaresitora abantu batanga inkoko batazirya, ariko nko mahoti nyenyeri 5, ahubwo burya ugeze ubwo uhage inyama, ukajya wiri udusalade, ukajya wumva wifuza ibiryo bya Kinyarwanda. N'ibihugu bitembe nuko bameze, ikintu ukoramo barakiguha ukagisesema, amafaranga barayagukubaka ugakira ukasa neza, ntugire umutima mubi nyine ntiwifuze. So hanyuma rero akazi mu banki hari akaba gahari, mu bindi bigo by'imari kaba gahari, kuko ubu mfite certificate yemewe ku rwego mpuzamahanga uhabwa n'akazi muri Luxembourg. Ariko nanone bakagufasha kubona amahugurwa muri Luxembourg, trainings. Amasomo atangirwa online n'abaspecialist n'abazungu babyumva, bakora muri izo banki, ba expertise yose yemera. Ariko i Kigali mu Rwanda iyo umaze gusoza amahugurwa y'amezi 3 bizamibera hano i Kigali, ubishoboye wajya bikura muri Luxembourg, ariko utivune wabikorera hano. Ufite ubushobozi wajya muri Luxembourg, utabufite Kigali iraryoshye. So hanyuma rero ushobora kwibaza ngo iyo urangije ibizami bigenda bite, baguha certificate mpuzamahanga. Certificate zazemewe gukoreshwa ku isi hose nizo baguhereza, ubundi nawe ukavuga ngo reka njye gushaka amafaranga, kwiyanisha n'amayero 200 kuri theory na practical, amayero 200, ubwo n'amayero 400. Ariko ibiganiro mwa negotiatinga na CTC Clear Consulting, Clear Trust Consulting CTC. So hanyuma ushobora kuvuga ngo pundit ibyo ntuvuze ko mba interested, turabahamagara gute, turavugisha gute? Ngiye ku giti cyanjye nimero za WhatsApp ngizo, pundit mbaza, nutanyurwa uze aho nkorera ku isibo ku kazi kanjye, uze mpure nawe umbaze ibyo ushaka byose, gusobanure turi kumwe, nkwereke ingero. Ibindi kukubwira ni bike cyane. Noneho nutanyurwa unyandikire kuri yo channel yawe kuri kutavuzwe muri comment kukeneye ibisobanuro, ariko nimero ngiza aho ngaho zanjye umbaze. Rero uri umuntu wihuta cyane udashaka guca mu bintu byinshi, hamagara nimero ya boss wa CTC
muri Luxembourg, umwe mu bagabo b'inyangamugayo wanagize ore kugira ngo by the way ambasade y'u Rwanda iboneke muri Luxembourg. Of course ari mu bashyize imbaraga kugira ngo umwana w'u Rwanda Luxembourg uwe nyololo. Anajua mambo ya mawasiliano. Mambo ya mawasiliano ni ni kanuni yake, ni bintu bye. Ana uwezo kabisa. Urumva umuntu huo ni munini cyane ariko aragufasha. Nimero uburangira akamitsi ko guteranya wandike 0035 266 21 266 566 367 ni ya Luxembourg. Iyo nimero umubaza ibisobanuro wumva nagukonvinsinze wambaza, kuko ndi yaminiye ndabizi mu bijyanye no gusobanura ibyo bintu byo biri mu bintu ntafitiye certificate, ariko ko mfite certificate yo kuvuga ubwo niko se senyifitera ya diplome yo kuvuga. Urumva ko byanze bikunze kuvuga n'ibintu nsobanukiye cyane, ariko uyu nawe arandenze mu gusobanura ko yakwereka na fact. Gusa nzanye nambereka abantu bahuguwe buciye muri CTC hano mu Rwanda, tujye tubakoresha ibiganiro tubaze n'inyungu zabyo n'akazi gatandukanye. So reka mbasobanurire ikintu cyitwa anti money laundering. Ni ukurwanya ivangurwa ry'amafaranga ava mu byaha. Aha wiga ibiki? Wiga amategeko n'amabwiriza ashyirwa kugira ngo amafaranga avuye mu byaha atinjizwe mu buryo bwerekana ko uyemerewe. Nibikorwa mu nzira eshatu. Hari ugushyira cyangwa se placement cyangwa se placement. Ayo mafaranga ayizwa mu bigo by'imari, kubitsa amafaranga menshi mu gihe gito. Inzira ya kabiri guhisha inkomoko, layering. Hari ukuyahinduranya kugira ngo utamenya aho yaturutse, nko kuyohereza mu mabanki atandukanye, gukoresha ibigo bitagaragara ama Coinbase, cryptocurrency, Litecoin. Ni inzira nyinshi ariko amakristo cyane barayakoresha cyane people bari West Africa, Nigeria, bari Middle East bakoresha cyane amakristo mu kujijisha n'ibigo n'abantu bafashe imitwe y'iterabwoba, abantu barwanya za leta, burya bakoresha ifaranga ryo kuri murandasi. Ibi nibyo buri mu byo biga. Noneho urumva ko ibintu nta siyansi nyinshi cyane birimo mu bukungu busanzwe. Integration hari ukuyaguramo ibintu byemewe nko kugura inzu, imodoka zihenze, ishoramari n'ibindi. So hanyuma rero ingamba za anti money laundering ni ukumenya neza umukiriya, know your customer. Hari gukurikirana uburyo amafaranga anyuzwamo, transaction monitoring. Hari gutanga raporo ku bikorwa bikekwa, hari kubika inyandiko z'ubucuruzi, hari gutoza abakozi. Hanyuma rero counter terrorist financing ni ukurwanya iterabwoba riterwa n'amafaranga. Ibi murumva ko niba ufite umutwe wafungutse wabyiga wabyihugura amezi 3 naga ku munsi, ari amasaha 2, imwe ya theory indi ya practical. Amasaha 2 saa moya saa 3 online. Hanyuma iyi counter terrorist financing ni amategeko n'ingamba bigamije guhagarika iterabwoba riterwa n'amafaranga, yaba yemewe cyangwa atemewe. Hari iterabwoba rishobora gukoresha amafaranga atemewe nk'ubucuruzi bw'icarubozo, ibiyobyabwenge, ariko rimwe na rimwe rikoreshwa n'ayemewe. Inkunga z'imiryango, hari imisanzu, ubucuruzi busanzwe. Hari ukugenzura abakiriya ku mabwiriza n'urutonde rw'abantu n'ibigo bitemewe za UN, EU. Hari gukurikirana ibikorwa bikekwa nk'amafaranga mato yoherezwa kenshi mu bihugu bifite ibibazo biri mu ntambara, war crime zones. Hari gufatira imitungo y'abantu cyangwa amatsinda y'iterabwoba. Mujya mwumva ngo Perezida Tshisekedi ngo bafatira amafaranga ya muri Switzerland, ngo muyo nguyu ngo mu twiterabwoba ngo bafite inzu inyubako zahana amafaranga naye. Ibyo bintu byose bikozwe n'abantu barahuguwe na CTC. Hari inkuru nigeze kwa nababwira y'uwahoze ari minisitiri w'ibikomoka kuri petroli muri Nigeria. Mu Bwongereza babonyeka amafaranga ahagera akagura amazu mu buryo butemewe, barayafatira ajya mu manza, atangiye barafungurwa. Abantu nk'abo barahuguwe na CTC, kuko i Burayi, Amerika, Canada, muri Afrika ibihugu biteye imbere cyane biri accountable bikoresha abantu bahuguwe na CTC cyangwa se iyi clear iyi CTC nyine naho zimbabwiye clear trust consulting niba hugura abo bose. Hanyuma rero iyi ngiyi yindi hari gukaza ubugenzuzi ku miryango n'imiryango itegamiye kuri leta. Hari gufatira imitungo y'abantu cyangwa amatsinda y'iterabwoba.
iyi AML ijya ku guca uburyo amafaranga avuye mu byanyuzwa mu buryo bwemewe. CTF counter terrorist financing ijyana ku guhagarika amafaranga aba ari meza cyangwa mabi gukoreshwa mu iterabwoba. Reka ndabizi mwahita mwumva ngo umuntu ahembwa ngaha amaze kugurwa gutya akajya nka example kwimenyerezayo yahembwa gute. Iyo uri umukozi w'umunyabiraka n'amayero 500 na 600 ku munsi. Reka twigire mu mibare ya Kanyarwanda urebe mu Manyarwanda nangahe. Amayero 500 mu Manyarwanda nangahe? Ni 846. Noneho reka mfate 846 nkube iminsi ndakuba iminsi 23 kuko urumva nta gukora iminsi 30 hari iminsi uruhukamo. Yuko biteye imbere nta gukora nk'ipunda urakora ukaruhuka kugira ngo ejo utange umusaruro wite no ku muryango. Hariya ntago ari bya bintu usanga umuntu akora kugeza umutima uhagaze. Oya, abona igihe cya vacances. Reka dufata aya mafaranga dukube iminsi 20 ni iminsi 23 kugira ngo ndebe ngo yabarangahe mu kwezi. Okay, mu kwezi ni miliyoni 19 muvandimwe n'ibihumbi 475 n'amafaranga 250. Reka tuganire. Wishyuye amayero 200 kuri theory n'amayero 200 kuri practice. Uteze indege yawe uvuye Kigali ugera example n'ibihumbi 750. Ugashaka amafaranga make yo kuba hari uri kuri kwimenyereza bakabona urarenze bagahita gushakira akazi k'ibiraka ugakora iminsi 23 ukinjiza miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese ubwo nubwo warayaguje y'amafaranga wakoresheje ntiwayishyura uri mu gihombo. None se ahangaha uri ukoresha angahe wunguka gute? Aho ngaho ni umunyabiraka. Umuntu ufite kontra rero ni 4,406 ku kwezi. Reka ndebe 4,400 reka mfata 6 ku kwezi ni miliyoni 10. Ni miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Bavandimwe tutabeshanya aya mafaranga atwaye iki? Atwaye iki? Ushaka amayero 400. Amayero 400 ni kandebe amayero 400 mu Manyarwanda ni 600 wabiguza. Ariko ushaka kuri umuryango ufite amafaranga yabake bikurindagiza ngo ugiye ngo kaminuza ngo ugiye ngo sende ngo ugiye ngo hari ubukaminuza bwaje umuntu yiga akarangiza yarabaye injiji kurusha uko yagiye mu kwiga kuko mwiga ni mugoroba abantu bananiwe ibintu mwiga ntibigira pratique. Iwanyu barishiye miliyoni n'igice kuri ku mwaka, imyaka 3 ni miliyoni nyine. Hari abantu twiganye wabo babishaga amafaranga barasoje bajya kwiga amahugurwa, ubatunzwe n'amahugurwa barize imyaka ine mwitangazamakuru bigana natwe igihugu cyaratwishyuriraga n'amakosa n'amafuti no kora nabi ko babyeyi. Ahubwo niba umuntu arangije high school cyangwa arangije kaminuza akiwanyu 700 wishyure hano umbaze text me ngwino kwisiba nyandikira ngewe aho waba uri muri Kigali nagusangayo sibyo. Nyandikira kuri kutavuzwe message mpitambona comment. Wishyura hano wige niba ufite umutwe wafungutse. Nutanshimira uzashimira abana bazankomoka kuko reka tugereze twubaka isi ko izabe nziza kushiko twayisanze. Kuko nimba ubona ushobora kuba wabona akazi hariya ugahembwa 11,500 11,500 washoye amafaranga atari menshi. 11,500 ni miliyoni 19 z'amanyarwanda. Wanshimira nyuma kujya bajye kwiga mu kaminuza bwa iyo mbireka
bwabo kaminuza umuntu yiga akarinda agahita ajya kwiga imodoka agashaka permis y'ikamyo cyangwa se akajya kwiga imodoka akaba umushoferi kandi arize kaminuza, cyangwa se ugasanga umuntu agiye no kwiga kudoda arangije kaminuza. Iwanyu bari gutakaza amafaranga, uri no gutakaza nawe time yawe. Ubwo rero Clear Trust Consulting ntekereza neza ko ari igisubizo ku mujene ushaka kujya gushaka amafaranga ariko akazasaza neza, ariko akanacira inzira bene wabo, akaza kubakira iwabo, agahindura amateka. Urumva? Kuko barizewe cyane, bafite imbuga nkoranyambaga wabarebaho. Mico the Best na Bwiza bakoreye indirimbo irahari ya Clear Trust Consulting. Bafite ama office muri Luxembourg, bakagira office hano mu Rwanda. Ushaka wankontakta wancaho, nimero nazikubwiye ngizo ndazi ndishyire kuri aho ngaho kuri YouTube uzirebe. N'abantu bizewe bakorana n'amambasade n'amakaminuza ya mbere muri Luxembourg. Janvier Nzamutuma ni managing director, Alice Umulisa ni executive director. Contact ya Janvier ni akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 32 4 7 8 9 820 cyangwa 35 ari kugurumva imbere banza akamenyetso ko guteranya ko ni Luxembourg. Akamenyetso ko guteranya 352 621 265 637. Nimero ya Alice Umulisa. Niba uri umugabo ushaka kuvugisha Alice Umulisa executive director, andika akamenyetso ko guteranya 352 661 030 Niba ushaka ko musobanurira 1-on-1 nyandikire tuganire, noneho nkubwire ngo reka kujya kwiga ibindi bintu by'imyaka 4, koresha amezi 3 yigire kudefa graduation ya Luxembourg, bakagushakira training Luxembourg, babona urcyayi bakaguha akazi. Umuzungu yabona uri umuhanga ntaga kwitesha, ariko bano bana CTC gushakira akazi hariya. Amahugurwa amezi 3 anti money laundering. Tujye kwiga, reka tujye kwiga, sibyo? Urebye guhera muri 2018 nibwo batanye gutanga ano mahugurwa. Ndakumenyesha ko bafite abakozi mu Burayi, bafite abakozi hano mu Rwanda bari mu kazi. So ariko reka mbashimire cyane, ndizera ko muzanshimira kandi nkizera neza ko utananirwa amasaha 2 ya buri munsi kwihugura, kubera ko dukeneye abantu batunga amafaranga. Nimba guhera muri 2019 kugeza ubu bahuguye abakozi 350, 40 babonye akazi muri banki zirimo z'i Burayi. Ese wiganye wowe nabangaye mwishyuraga miliyoni 4 mu myaka 3, abafite akazi ni bangaye? Nta bantu se mwiganaga ubu bari mu yindi myuga bonge bakayishyura, we no wiga umwuga. Ariko ubwo reka nsozwa kuri Kagogo, kuko mwari mwanyandikiye ngo kutatuga ibya Gogo yishwe n'indwara y'ubuhumekero. Ariko rero yarwaraga igicuri. Igicuri bakita epilepsy. Igicuri ni indwara, hari abakubwira ko bikomoka ku magini imiryango baratereje umuntu, cyangwa se ukaba wakivukana ubwonko bucika intege, noneho bwacika intege ukagwa hasi. Bwacika intege ukagwa hasi. Iyo ari igicuri cy'amagini baguterereje, iyo uguye hasi urwana n'ibintu kugeza ugaruye imbaraga. Iyo ari indwara isanzwe uragwa hasi mu kanya byarangira bikarangira. Ariko igicuri ni indwara yibasira abantu benshi, ariko usanga itaramenyekana kuri bamwe. Yego, ni indwara ifata ku bwonko nyirizina. Indwara burya mu gusenga kwawe uzasenge ntihazagira indwara uzahura nayo ifata ku bwonko, kuko ubwonko nibwo butuma umuntu abaho. Ubu ngiye ndi kuvuga ndi kukubwira nkibuka nkacanganya katika Kiswahili, Kiingereza,
le français ni uko ubwonko bukora neza. Ubwonko budakora neza uracanganyikirwa. Rero indwara ifata ku bwonko ujye usenga Imana nka 4 ku munsi, ntuzahure n'indwara ifata ku bwonko bwawe. Igicuri gifata ku bwonko. Iyo umurwayi wayo rero agaragaza ibimenyetso, ushobora kuba wahabwa imiti, ariko mu Rwanda biragoye kuko umuntu yitura hasi akagagara, agakubita umutwe hasi, akarashya amaboko n'amaguru. Gusaba n'undi bwoko bw'igicuri butaramenyekana cyane. Iki cyo ntabwo gitura umuntu hasi, ariko gifata ku bwonko. Kirangwa nuko umurwayi wacyo atakaza ubwenge yicaye cyangwa ahagaze, ko umuntu ayisaba débile, maladroit et il y paraît comme une personne qui n'a pas l'intelligence. Ku buryo abantu bari kumwe babona nyine ko yacanganyikiwe, mara igihe gito cyane agatongera akabyuka. Igicuri giterwa n'impanuka ituma wakomereka ku bwonko, hari ibyo baroga, hari uburyo bivukana, hari igihe ababyeyi bawe bakikoraga. Yego, ubwo rero Gogo nawe yari muri abo bantu bari barwaye igicuri, ariko kwa muganga batangaza ko yishwe n'indwara y'ubuhumekero. Yego, ariko ubundi ntekereza ko inkuru ya danger si uko yaba yararwaye agapfa, ahubwo nuko yari yaragiye mu kazi muri Uganda agasubirayo bamuha amafaranga, ntabwo yagiye muri volunteering. Uganda iyo abantu Uganda niyo ngewe niyo n'abandi muri Kampala, umuntu akambona nkunda ntandekura, ampa amafaranga akanyitaho, abanyene imodoka nibugendemo kuko hari abakire bagaragaza urukundo bitandukanye no mu Rwanda, akaguha byose n'amaparitema. Noneho Gogo yagiye muri Uganda akorera amafaranga, ariko ntazi aho yagiye, niwabo ntibazi aho yagiye. Nicyo njya nzawaruka ku bantu bitwa managers b'abantu mubona ko mbona nyabaga basetsa, ariko barabasetse yego murishimye Yesu, ariko babaye ubuzima bw'ubucakara nyine. Urabona ipunda kitwara imizigo igatwara abantu, ibaza iburaye we, niko bano bantu babaho. Ibaza asubira ajya mu biterane, ejo yapfuye kuri 3 hari kwa 3 ngo abona amafaranga yo kumuzana mu Rwanda. Yagiye mu kazi, amafaranga yo kumuzana mu Rwanda abuze ati abantu bari Uganda b'abanyarwanda n'abagande bamukundaga baratatanye atashye. Yageze mu Rwanda ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2025, azashingwa ku itariki 8, ngo ni kuwa mbere. Tuzabibereka mu mashusho ko azaba yashingwe, ko mwaramukunze cyane. None umuryango wavuze ngo amafaranga bakiriye menshi ni 100,000. Gogo wakoraga ibiganiro bishyuye, umuntu ukoresha ibiganiro aba yishyuye. Gogo wajyaga mu biterane muri Uganda akabona amafaranga, umuryango wa 100,000, handi aba yarariwe na manager. Noneho ubu ngo Channel igiye guteza ikibazo. Channel buriya iri monetize ihora yinjiza amafaranga, umuryango rero wakamejeje. Ariko se nanone turebe kuki umuntu apfuye hano mu Rwanda akurikizwa inkuru zitari nziza. Twaretse akaruhukira mu mahoro Gogo abahije gito, ariko at least yavuze ijambo ry'Imana, hari abantu yabashe kuba yahindura. Kuri YouTube rero abantu mubona ku mbuga nkoranyambaga abenshi burya babayeho nabi cyane, bafite aba managers. Ni inzoga ukoze ishyana kugurira inyama, ariko nta wagenda muri ngo arebe muri ahantu bakugurire firiga gushyemo icyo kurya, ya nyama wifuza ujye uyikaranga uyirye, ashyiremo icupa muri firigo yuzuze, ujye unywa icupa wifuza, agukorera ubururu ahantu heza, nturare mu nda, mu mbaragasa, mu ivumbi, akugurira imyenda, oya arakunyunyuza. Abenshi bakanarwara bakaruko bivuza. Dore imbogo se ntimuzi ko yabuze uko amafaranga kujya kwivuza igifu? None se mu Rwanda hari umuntu utarebaga dore imbogo? Ubwo si ibintu birakwiriye. Twikubita gashyi, reka nsoreza ahangaha. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Reka tuzawere example muri graduation twamaze kwiga no masomo twasoje. Turindira ubuzima bwacu n'abacu, Imana ibarinde. Kandi tujye kwaruja amafoni, tujye gushopinga muri Jiva Collections, imyenda online.
si ibyo se buriya Imana ibarinde.